Reka nongere nkwifuriza kugubwa neza aho uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Ukurikiye JTKTTY TV, komeza ugira ibihe byiza kandi nyagasani akomeze kubana nawe. Turagarutse rero n'ibiganiro bya Forex Trading, turebera hamwe news trading strategy cyangwa se strategy ushobora gukoresha ukaba ushobora gutradinga news, ugatradinga mu gihe cya news gusa. Niba wenda news zihari saa 9 n'igice, ukamenya ngo njye wenda tradinga saa 9 n'igice gusa, nyuma y'iminota 2 cyangwa 3 mbe namaze kuva mu isoko. Iyi strategy rero nkuzaniye ni strategy mbere yo kugira ngo uyikoreshe ugomba kubanza ukayisuzuma wowe ubwawe, ukabanza ukareba ese strategy ifite win rate ingana iki kugira ngo ufate umwanzuro wo kuba wakoresha iyi strategy mu gutradinga news. Cyane ko gutradinga news biri risk cyane, ni ibintu birimo ingaruka nyinshi cyane ko bitewe wenda n'ababroka bagiye batandukanye. Hari n'ababroka mu gihe washyizeho stop loss, wenda uvuga uti news zanjye nizitajya mu cyerekezo natekerezaga nze guhomba make, ariko bitewe na wa mubroka ukoresha agatuma stop loss yawe udakora, ugasanga niba muri news runaka wari wariskinze nibura amadolari wenda 10, stop loss itanya amadolari 40. Ni ibintu bibaho rero, bivuze ngo ni ibintu ugomba gukorera ubushakashatsi ariko ushingiye ku bintu ngiye kubabwira. Mbere yuko dutangira rero, hari application ebyiri zizagufasha gusoma neza economic calendar cyangwa se kumenya nize news zihari muri iri soko rya Forex Trading. Nk'ubu ngubu hano ni tariki 25, iyi ni forexfactory.com. Kuri 25 nta kintu cyari gihari, no kuri 26 murabizi ni amatariki ya weekend. Izi news rero ubona hano haba hari isaha ayo makuru ari bubere, hagakurikiraho currency cyangwa se ifaranga izo news ziraza kwibandaho. Nk'ubu ngubu saa 7:50 za mu gitondo kuri RW-KIGALI hari amakuru ariko ari mu ibara ry'umuhondo, ariko saa 11 n'igice hano hari amakuru kuri USD, ni ku idolari, ari mu ibara rya orange, ni new home sales. Tukagira n'andi makuru hano ku saa 9 n'igice, ubwo hazaba ari kuri tariki 27, ni kuri USD ariko yo ari mu ibara ry'umutuku. Reka manze mvuge ko aya mabara ni ukuvuga ngo news ziba zigizwe n'amabara atatu hano kuri Forex Factory, aho hari news ziba zifite ibara ry'umuhondo. Izi rero zikaba ari news zitaragira ingaruka ku isoko, biraba ari ibintu bisanzwe. Tukagira n'izindi news rero zo mu ibara rya orange. Izi news rero zikaba zishobora gutuma isoko rizamuka cyangwa se rikamanuka cyane, ariko mu buryo budakabije, mu buryo buringaniye. Tukagira rero n'aya y'umutukutuku. Aya ngaya rero abavuga iki? Aya ngaya y'umutukutuku bavuze ngo araza guhereza iryo faranga volatility hambaye. Niba ari USD, ubwo za USD GPY, za USD CAD zishobora kuzamuka cyane mu munota umwe cyangwa se zikanamanuka cyane mu wundi munota. Aya mabara nicyo ashatse gusobanura. Niyo mpamvu rero uyu munsi nifuje kubaganiriza ku bijyanye n'iri bara ry'umutuku, cyangwa se ku buryo ushobora gufata noneho ya move itewe nuko isoko rizamutse cyane cyangwa se rimanutse cyane. Niba rizamutse cyane ukazamukana naryo, cyangwa niba rinamanutse cyane none nabwo ukamanukana naryo. Iyi rero uru ni urubuga rumwe ureberaho news. Iyi ni forexfactory.com, ariko hari n'urundi rwitwa investing.com. Ushobora kujya kuri Play Store ukadownloadinga iyi application ya investing.com, akaba ariyo nawe ureberaho. Iyi ngiyi rero nayo ni application nziza, anariyo ngewe nkunda kureberaho
iyi application ya investing.com rero ukimara kuyidownloadinga uraza hano kuri more, hano mu nguni uze kuri calendars hano. Hano hari ngo no events to show, kubera ko turi muri weekend, uyu munsi ni ku cyumweru, ariko n'inkanda hano kuri this week ni amakuru tuzaba dufite muri iki cyumweru tugiye kwinjiramo. Ho urabona haba hari isaha ayo makuru azasohokeraho, hari n'ifaranga n'ubwoko bw'ifaranga ayo makuru nyine ari buze kwafekta cyangwa se ari buze kugiraho ingaruka. Hano rero nta by'amabara bihari, ahubwo hari utuntu tumeze nk'uduhanga. Urabona hano hari uduhanga tubiri, hano hari tubiri, hano hari tubiri, dutatu. Hano kuri new home sales kuri USD hari uduhanga dutatu. Hari naho usanga agahanga kamwe. Ibijyanye n'utu duhanga rero, agahanga kamwe turagahwanisha na yayandi twasanze mu ibara ry'umuhondo adashobora guhindura isoko, aho duhanga tubiri ni hamwe muri rya bara rya orange, aho isoko rishobora kugirwaho ingaruka ariko zidakabije. Tukagira n'uduhanga dutatu, ni ya makuru noneho aba ari buze kuba rirurangiza, aba ari buzamure isoko cyane cyangwa se akanarimanura ku buryo ubuhambaye. Mu rwego rwo kwirinda rero akavuyo no gusetinga neza iyi investing.com, uraza ukande hano kuri aka kantu, uze ufungure aka ka filters, ugafungure hano kuri select countries ushyiremo all, hanyuma bimwe nahoze mvuga, agahanga kamwe, uduhanga tubiri n'uduhanga dutatu. Urabona njye naremejemo uduhanga tubiri na dutatu. Ushobora no guhita uvuga uti ni aya ya medium ngiye kuyakuraho, ahubwo ngiye nibonera ari amakuru aba afite high impact, kuko urabona banaretseho ngo hano ni high, hari hagati ni medium, hasi ni low. Ahangaha rero kuri high niho nemeje, ni ukuvuga ngo muri iki cyumweru tugiye gutangira amakuru bazanyereka ni ya makuru azagira gute, azaba afite high impact. Duhereye nko ku itariki ya 26, ni ku munsi w'ejo ya 26, dufite amakuru kuri USD afite uduhanga dutatu. Ni ukuvuga ngo ni amakuru azaba afite high impact, ni new home sales. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero ni gute ushobora kumenya ese news niziza rirazamuka cyangwa se news niziza riramanuka. Duhereye rero nko kuri iyi USD new home sales, turayikandaho. Iyo tumaze kuyikandaho nta kindi tubona uretse kubona actual, tukagira forecast, tukagira na previous. Hari abantu batekereza isoko rivugane bakoresheje iyi mibare biri kuri actual no kuri forecast, ariko muri aka kanya tugiye gukoresha actual na previous. Bigenda bite rero? Iyo ugeze hano kuri investing.com ugasanga actual iraruta previous, niba hano turi kuri USD, ni ukuvuga ngo pairs zose zitangizwa na USD, wenda USD CAD, USD JPY n'izindi zose zitangizwa na USD, igihe actual iruta previous, izo pairs zose zirazamuka. Niba actual iruta previous, pairs zose zitangizwa na USD
zizagenza gute? Zizazamuka. Niba previous iruta actual, pairs zose zitangizwa na USD zizamanuka. Ubwo harimo za USD CAD, za USD JPY n'izindi. Nk'aha ngaha rero uko bimeze, urabona actual iraruta previous. Aha ngaha ni ugutekereza ko nka urugero nka USD JPY izagenza gute? Izazamuka. Ariko ibingibi bizagusaba kubireba mu gihe habura umunota umwe cyangwa se iminota ibiri kugira ngo izi news zibe released. Nizere ko ako kantu kumvikanye. Reka tunyarukire ku makuru benshi bakunda ya NFP. Ku makuru benshi bakunda ya NFP, mu gihe rero hari NFP news nko kuri USD, mu gihe actual iruta previous, pairs zose zitangizwa na USD turabayinga. Ubwo harimo nka USD JPY, USD CAD, USD dash, aho hose tuzabayinga. Mu gihe actual irutwa na previous, tuzaseringa pairs zose zitangizwa na USD. Tuzaziseringa pairs zose zitangizwa na USD. None izerutswa na USD zo tuzazigenza gute? Tuzazibayinga. Ubwo urugero harimo nka gold, New Zealand USD, gukomeza. Hari news rero z'ingenzi, hari n'izitari z'ingenzi, reka nazo nzinyuremo. No kuvuga ngo kuri USD hari news z'ingenzi, harimo nka NFP, ADP na Nifam data na employment rate. Kuri CAD hari GDP, Core CPI, employment change na Core retail sale. Naho kuri GBP hariho manufacturing PMI, construction PMI, GDP na CPI. Kuri New Zealand Dore harimo GDP gusa. Noneho kuri Australian Dore cyangwa se AUD harimo amakuru zitaho ya retail sale, employment change, interest rate na Core retail sale. Izo rero zikaba arizo news wakwibandaho kuri izi pairs nkubwiye. Izi news ukabasha kuba wazikoresha kuri iyi strategy nkubwiye, cyane ko ari strategy nakugira inama yuko mbere kugira ngo utangire kuyikoresha, ari strategy nakubwira ngo banza ugende uyisuzu, ukoreshe demo account, ubashe kureba iyi strategy ikora bingana gute, nayiha win rate ingana iki, kugira ngo ubashe kuba wafata umwanzuro wo kuyikoresha. Hari umuntu wambajije ngo jet ngo wavuye muri Forex ko watangiye kutuzanira investment platforms. Zira investment platforms nazizanye mu rwego rwo kubahiriza ibyifuzo by'abakunzi bacu, uko dufite abantu bagiye baza kuri YouTube channel yacu bazanwa n'ibintu byinshi. Ubwo rero nakara gace karimo abatazikunda mwihangane mujye mukurikira ibiganiro bya Forex Trading, haba live technical analysis, amasomo mashya n'utundi tuntu twiza tujyanye na Forex Trading, ariko n'ibindi nabyo bizajya bigenda bihanyura nk'ibisanzwe. Ibanga nta rindi no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo tujye tubana mu bintu byiza tugenda tukugezaho buruko bukeye nuko bwije. Reka nkubwiye ngo wabanye natwe muri iki kiganiro, reka ngushimire cyane, nanakubwira ko utazigera wicuza kuba warahisemo gukurikira Jet KTTY TV. Bye bye.